Previously to umwenda w'umutima series. Nkanswe basi ivuga n'amasomo ko nakujyanye gushira wewe waturutse uruwahese bandi hano ndikora akazi uri gukorera nizi karifu kuba taje kukubaruza so kuri kumbaza ibintu byinshi oya uyo haje umuntu wacu naba nasohotse ryawe byo bigezwe cyakoza izi ngoma zo ziba ari sawa Ego sha. Amubonye Korodina? Ngone Korodina ndagaswe. Korodina, uri kumva amapiyano n'indirimbo za busha. Ufana nde? Kandi afite umusitari yasa. Ubanga mufana ndi naha. Ntago haba habuza abagezweho. Badisuri keza. Keza kakana karagoswe bamwe cyangwa bariho. muri karitsiye mba ngomba kubimenya kuko baba bagomba kuza kumubaruza. Ubwo bazaza. Ukorera kwande? Ese kunkoraho uvuga utankoze. Subiza yo mudugudu akubashije ninjye mudugudu wa. Izi karitsiye ugomba kumenya ko ari njye muyobozi. Nese umuyobozi afatira abaturage mu muhanda. Ngiyo ndi kukubaza uba ugomba kunsubiza nkakumenya. Mba ndi gukura kugira ngo ikindi gihe niduhura ntazakuyobera. Aha nsubiza. Utuye he? Nizi karitsiye. Kwande ukorera nde? Ese kuri kumbaza ibintu byinshi. Uzi ko ugize ikibazo bakumbaza kandi ntakuzi bansubiza ukorera nde? Umuturage Ese bawitegwa icyakuri no bigutya by'ibyuma sister none. Biri byitse n'ubundi bimeze nk'ibyahi. umva nkubwira iki nicyo tuze kugikata. Ese cyo Kino kibona naho gikicara abantu kuko nahandi hano uzicara. iyo ukimeze nyinshi hano narasana warimo gukubura se hano ndetse yazi abashaka Oh barayazi. barayazi abana b'ikigali ese wowe Korodina ntabwo yakoga nshuti yanjye. ngiye gukaraba usanze ndi gukubura Uvuye nyine bari byo ndi kukubaza. Kuba washyizeho umuturage ibikanzu. sari inyuma yanjye Ni ukuvuga ngo ugomba kumenya ko iyo ugeze mu mudugudu wanjye ugomba kwambara neza. Kuba uri umukozi ntabwo bivuze kwambara ibikanzu bingana uko. ariko iyo bagiye kubatora undi Bateze ibitambaro. Hano tugiye mu materaniro. none se umudugudu wawe ugenda Amateraniro ugira umunsi wayo mu gihe ugiye bigendamo guhaha. se abantu bagomba kubamo Oya kuba uri umukozi buriya ntibazagucupize. Ntanagucupize uzaze nguha akazi nanjye nakaguha. Niba uri umukozi ugomba kumenya inshingano zawe ukazikora nyuma. Shawe njye ndabona Korodina ari mwiza. Ntabwo izi ndegera gusa umva se yaratashumi yanjye. Ubungubu arukwa kubora uvuga ngo baba tantine bakici. Bazakorera 40 50 no bagwaye imbanga. Nese umva yajya munsi ya senkani. boss amemba neza rwose Angaya nyine bagitwitara mani kukubwira ngiye mambuye keji. urashaka ko mubwira umushahara wawe Mwirukane se. Ese ari ikibazo. Aha rero ndabura kuntu bimeze. Umva ibyo bureke Imana idashonje mani. Hano ntitwa Kodanini. Kodanini. Delivery 10. Nyuma y'akazi ugiye ku muhanda ugiye guhaha ugakuturamo twenda twiza. Urabona ko uteye neza ariko nyine washyizeho ibintu by'ibikanzu bingana uko. Kandi umuturage wanjye wese agomba kuba agize ate asa neza. abakozi bambara Kuki? abakozi bambara Siwe ntabwo ubu ndeba nanjye ukuntu mba nambaye ugomba gufatira icyerekezo tukagendera hamwe ese ni ngombwa ngo njye nambare nkawe ugomba kwambara neza nicyo ndi kukubwira. nese nambaye nabi Nga Yesu we. unambaye nabi Ongera turore.
jya kongura urimo imyenda urahuhisha iyi niyo ivumbi mfite iyi niyo mfite umuhanda uragira ngo ivumbi ritumuke iyi niyo umva niyo nkubwire mfite ibyo binini muri kuvuga agaswingi gikorodina n'inzayi ntabwo uri kubyumva mwana nyumvira none se icyo bita derivari uba wumva ari nk'ibiki derere mwambara nabwo badererine ndagaswe shumi yanjye derine ndamuzi kiswita sibyo nanema nakubwira reba vyenga oya bari sheri turi kudukorera kukubwira delivery subiramo derine yawe ni karayisa dore oya umva umbwire delivery n'ahantu kubwira rero ugomba gufata nimero ufite telefone se na telefone mfite uba ugize ikibazo wakimenyesha nde kwa ninjye mudugudu wanzanye arayifite uwakuzanye se urumva ariwe wakugiriye nabi byagenda bite aguhohoteye zana nimero na nimero mfite umva nkubwire rero dore njye ntuye hano hejuru delivery n'ahantu nyine twatuye ibyo bintu ni ahantu mbizi ngumaha nta handi hantu njya ibintu byose boss azabizanye na mabuja ase ubundi wamenya derivari wambara ibyo bigutiye derivari yacaye gusa ese simbona imbere wambariyemo kandi mba nageretse wasanga gifite na nyashi za danje nuko kiba cyazipfunyitse ndagaswe ibijyo bikuraho wambare karaka imbere gusa shumi yanjye ako iki cyana kijyanye mu mujyi cyari gisomba ku kiro neza rero nyashi urabizi se cyabari nyashi sarazi munda zero ndafi munda zero no mudiki umuhungu aratuka shumi yanjye no se sister rero ngende ugomba kuhagera ukaza ukandeba ugafata nkazi wawe se banza wumve ukaza nkakwandika tugira igitabo twandikamo abaturage nkakwandika ugashaka na telefone ugomba gushaka telefone simukadi ntabwo ihenda ndigendeye mwana urabona atari utateta wawe ntukagereranya ibishingwe n'ibintu by'amafuta nzobe reba amatama afite ajya arya umunyu mubisi abana ba boss karagashirika ese ubwo wamenye ibya bidiyatete rero ukuntu usigaye uri n'akagome ibaze ko utanagiyeyo niba abakobwa ntabwo mwakunda teta wo kwa Veronica yego Veronica we sabi zeze yigende umva nkubwire mani nabora n'ahantu ugukoresha arabizi nta muturage wo mu mudugudu wanjye utabizi ubwo azanzana ugomba kwizana wowe muzazana muje kumara iki se we ko yanditse niho ugomba kuza umva genda ntabyo turi kuvuganamo ubwo ugomba kubimenya nyaruka ihute dore genda dore nibyo nakubwiraga yewe uzaza kwiyandikisha uzaza kwibarura rero nubwo cyo bituma nanjye ntayobora neza ntibibura se nkuriya Imana yanjye yanga abaturage barandega bose nzabwira nzajya mbateza vere yesu tufanye ngira ni nuzi hanaguriza kuri ibyo bisitari ukuntu bimeze hagiye ni shatani ni koradine urabona urumva bisekeje kwitwa uzajya mwita koko tujye nibwo rero hano ababoro bahita ngo iki aha se hano ahubwo se mba nkurabu ahangaha hari ababoro wasumba ibyana se usumba agiye kuvuga ngo uri muremure muremure uri mugope toka kuri cara aho ngaho umva nkubwire ubwo sister ngiye kuba nikuje hano ruguru nabanyarakaje niba nabumvise ngo genge iba hano ya danje ngo bahitabira ikimasa ibaze genge ziba hano umva ubwo ngiye kureba uburyo nitegekera amahaniko mboro njya shaka no kurana wodaringa ndashobora kandi oyitone maze ndabure vuye mu biti biceri mbona atandabura mu gihe ubundi nibeko nake ari imodoka azone twakitaye mwana ndaje tubipanga ngiye ntacyo ukuri wewe ubuvuga niyo kajyasi ngo ni korodina sha ngize nagenda kugenda nivuga nese ndicara Chantal nikuremo cyangwa imico kintu ego have nese ndicara he kandi ko nshaka kugenda nakanigendera ubwo cya kirara kigiye nakibasha umva urabifura bino bintu mana we vayo hano vayo hanagura hano nicaye ngiye kuhikuruza rero akabantu biki ngaho genda
babi nyine urabizi turi famiye ubwo ibyo twanyuramo byose tugomba kubinyuranamo nk'umuryango nta mpamvu yo kwihererana ibintu ngo usake ngo kubyigumane. Oya we nugira ikibazo uko byagenda kose ibi byose twanyuramo gusiraguringa ibibazo siko bizagenda neza kandi nta kibi kirimo. Ngiye ndumva mfite ubwoba pe. Ubwoba bw'iki? Kuri kuzira kondisiyo nyine ari kuvuga ngo wowe nawe ngo mwahanye nazi zarizo. Wowe kondisiyo mfite amatsiko yo kuzimenya pe. Utange bagiye kaze muhamagare. Siku yamfashe nk'umupita hangara ngiye sibyo natamfata. Allo? Anda. Fiye bimeze bite? Esa butese muhungu wanje. Muhungu wawe bikireba none se ibintu mwankoze ni ibiki? Imenya pe. Kondisiyo twahanye ari gihe namba ndigiye kuva inaha nkajya i Kigali cyangwa ngiye gukora kandi kazi ntabwo ari izindi kondisiyo zihambaye ku buryo zirimo kuburiramo ubuzima rero ntugira ubwoba. Ngo harimo uvuze ngo ntago mbyumvise. Ntabwo ushaka kumvise. Numvise ibintu byo kugenda. Twigeze guhura mubwira ibyo ku kazi ko mu rugo ko yakandangira arabinyemerera. Cyangwa wimbeshye ntago uriya mudamu yakurangira akazi ntago bibaho. Ubwo se ntago bibaho rwose. Ubwo mbwira ibindi mwavuganye ureke guca ku ruhande. Ubwo ntago ubwo suro ya kare. Akose nanuko ntago uramenya ko maje gukora. Roze kuba maze gukora nje ibaze ko nabyutse nje niyo mwankwesheje ibiki naraye nisindi warubize. None se gusanga nisanze mu cyaro ngiye nyine ibintu nakubwiye ko ntari buharare. Umpeka umubwire. Ningaje mvuge nguvugiremo. Njewe nanjye ujye ureka mvuge. Ziba. Nagusizaho ngo kugira ngo wige. Niga se irisa ni ishuri iri ni ishuri bwoko ki? Njewe narakubwiye ngo niwe wavukiye naga ariho navukiye. Vie tujye twubahana nubwo uruviye ibyo nako babindeba njewe. Kareka Ntabwo yakurangira. Bisunziho ku buryo uvuga ngo ibindi. Nyine mbwira nk'impamvu yatuma kurangira akazi uzaba dusora. Impamvu no kugira ngo njye nkora abamuhembe bonde mugume mu nzu nanjye nzajya nkora amafaranga sinyafata. Baniwe nzajya nkora bari we bahemba. Ntago bari we bahemba ngo uri kubivuga wishimye. None se mba wakishimira yuko ugiye kujya gukora akazi bataguhemba ukaba uri kubivuga uko nguko ra n'ikibazo biguteye. Ariko muzajya muri kuba mu nzu niba basohore nta kibazo. Ni kareka. Kumemba nta kibazo wenda nzajya bana maguhaha sigaze ijana nyabike. Ntabwo ningaje mvuga ngo umvugire. Aka kanya reka mbabarira nkubahuke ubona ntabyo kuziba nawe vie. Ntagutukase ahubwo nuko tutari kumwe nakubahuka nge nawe tureba. Ukamubwira niba ubashije kwihangana. Umenye isomo ry'ubuzima ryo hanze yuko nge nahaje cyangwa ukadahari. Rega vie we niba warabayeho nabe nge ibyo bintu ntabwo nabikuriyemo. Kuba wararushye ntabwo narushye ubwo si ngewe kabisa. Nyabike amafaranga gwira. Uri kumbeshya. Nize mubwire ngo nyine mbwiza ukuri reka kumbeshya mbwiza ukuri. Ukuri kurenza ibyo nuguhe. Cyambwiza ukuri cyane igende. Ejo nzi parkingira ahubwo anga bigiye kwigendera. Hanyuma ntugenda. Ngiye kwijya kurya. Warurya abundi waruryama. Okay. Ushaka umukorera iki? Ngewe nshaka yuko uzane imodoka yohereza cyangwa umbwire ngewe nihamagarira umuntu wanjye angeze mu rugo ibi binini nge nagaboro nahaba. None nana imodoka yacu. Umbaga umubwire n'amagambo menshi shaka. Uneshisha. Ni utabashije kugumaho ngaho ngo wige. Muzangaruke mu maso. Mu maso yawe se niho mba nge ko mba mu rugo. Siko mumaze kumfata nk'ikigori. Mama mbona nakitekerereza tu kavuga ati ngewe ndabyutse mu gitondo mwana wanjye sigara mu cyaro na bwenge ugira. Iyi nuko umfata nge sunkoresha nka telekomande. Byose nagari wowe. Byose ni ufashe stress ufata mail bose baragenda ngo nsigara mu cyaro. None vie uzi ibintu ngiye gukorera hano mu cyaro byose ni wowe uzabyishyura ngiye ariko nyimya amakuru. Ubwo ikintu twari turi kuganiraho nk'umuryango n'ubundi birangiye atari byo tuganiriye. Ngewe nashaka kumenya ibyo ngibyo ibyo bintu bya misiyo ngo mufitanye we na Agnes. None uzende umwicanyi uzindi igisambo uzindi iki kujya uvuga misiyo yako nkawe rero iyo utekereza ibintu byose mba ngiye gucamo ku bwanya ariko ukanza nayo meteto.
ndagiye reka njye kwiryamira. wa mongo wo kwanduza niyambwiye ko nkunda si twari kuzibanira muri yanzu nkabasiga none ngiye kwihangana njye gukora akazi ko mu rugo none rukunze na mitatu njye sinasi mfite abankunda urakeka njye naragume nanjye ndabafite sha winyiyemeraho ngo ufite abagukunda njye se nabo ngira zose ndinda ko mbona uri kumwe uzabyishyura ngiye gutangira mbangamire buri muntu uwo ari we wese uzi ko mana yanjye ndahera kuri sister wawe ndamuzonga mpaka tuzanye i Kigali. Okay, kamubwire mu magambo make cyane. Ibintu nabikoze nabitekereje na nyoka arabizi cyo ni cyambere. Ikindi nzamuka numvise ko hari ikintu wangije aho ngaho cyangwa umuntu wahohoteye aho ngaho. Reka manza nkubwire urutonde rw'ibintu bibi ngiye gukorera n'abana b'abandi ngiye kubanywesha ibimogi ndabasambanya ibintu ngiye gukora no ku makuru bizacaho nzabireka ari uko wowe ubwawe uvuze ati taha nawe ziba ariko siko wagira ngo ngiye ndi mukuru imyaka 20 ntabwo ari imyaka mikeya cyangwa iyo ujya kumbyara ukabanza ukambaza nanjye ntega amatwi ariko ntukumve ko ari wowe nakumva wenyine iyo ujya kumbyara ukambaza ngo nkubyare nari buze cyangwa byorere arubwo njya nibaza impamvu wambyaye nkabaze nk'uru rusaza nukurubona n'umutwe tu rubyibushye ntabyo mbwira mbabarira nagukubye ubwo tuzahure cyangwa uzabyorere tukubona uruntu mana ngo nje nashaka uzabikorere kwiyubahisha Claude umunsi wanjye nariye sha iteke wabonye iteke rinda twariye da ndaririsha ibishyimbo sha umunsi mbonye two kurya ku manywa twari ariko se tukiraho amakuru numvise waba uyazi makuru ameze ubu ngo Murega arafunze abagore n'amakuru namwe nimujya mutane wowe wayakuye murabonye ngo nsuzugura bosi wanjye nyamara mbikubwiye mbyizeye bosi wanjye nawe wapfa kumufunga ubwo yaba yakoze iki ayo makuru ndayafite rero nushaka ubimenya ariko rero ngo ntandi uri vugira ubusa mbwira neza ahubwo byagenze bite ahubwo njyewe numvise amakuru nari nibereye he mu gasantere njye nyine guhaha ku mugoroba nakubonye n'ubundi uvuye kuwe guhaha numva amakuru ngo Murega arafunze rero abakire rero nabo bajya bafite ibibazo byabo nubwo bafite amafaranga rwose banaduhemba ariko nabo baba bafite ibibazo byabo niba yafite nagura ave muri gereza ubu yakoze iki se noneho mwogashkomwe kandi simbizi aka kanya ikibazo ubu ngubu mise ngira kambaza iby'abakire Claude ubwo kubizi ko ari umemba ubwo basa ziragurutse ibitetse urabona bimeze bite none se ko wicaye ahangaha wese ko uhagaze ngiye kukubaza umenye yo mugurisha inyama rero mbonyemo umubazi uje kuhanyura ikagenda wongeye kukwereka ujye kugura inyama nyine igihe nandi noneho barakwambuye ku kwezi ndabuwande ahubwo hinga ucyura umubyizi ako biroroshye gukura ibiteke nkajyana ku isoko nkihemba ubwo ruzi nabonye ari igihaza nacyo cyakoze kiracyo ndakijyana uyu munsi nimugoroba ndakijyana uyu munsi bavuga ko umurima wose ari weho wawumaze ubundi ukajya nawe kumusangayo ariko sha ibintu byose dore ko bavuga ko gereza ari iz'abagabo ibintu bikora mu bwenge ntabwo ari ngombwa ngo abagabo mwaruha we koko abakire buriya ntiwamenya ibyo buriya mu bosi urabasanga yaragujije banki yamushyirishijemo niyo mpamvu ngewe Korodina nzarya ko
ubu nukuba iyo mirimo ngiye gusigara niyoboye ubu mwese ngiye kubahakaza nyine igihe bagura inyama muzigura icyo bigana none se ko ndahazi none bonye rege wamfashije ukaja kuhanyereka baje nge nanamba no kono kari baravuga ngo ubajije uje kuhanyereka nge ntabwo nja kuhakwereka kwana kivu uva hehe uruwa genda uje kuhanyereka ndakugurira n'akandi barafita n'amafaranga arakaje ahubwo zana ayo mafaranga nge ngende nkwereka aho hantu nuko suri umukari wayi zana hano rero uje kuhanyereka kandi njibwo niba nta mafaranga ufite iwanyu Danda suhaka. nimba bamufunze Awe. ngiye kuyikotora Winyise cyonyo rero. ase Jagi wowe ugiye Sekaje gutabikuno murima. ese wowe ufite ikihe kibazo wowe uza guhinga saa 5 ko twabyukiyemo twanayemo Reba ahubwo ukuntu ducyuye umubyizi akabaje kandi ubwo ngarahembwa kimwe natwe. ahubwo si ikibazo cy'amatu uje guhinga uje kwicara mu murima Nabasodoka. sha abasore barabakera ubundi wowe Ubu se uyu nguyu ananutse kabatameze nka. Ubwanwa gusa. Wewe ntago uzaba muri iki cyaro ntago uzagishobora kabisa wowe Ayisa nanca n'intege. ubuntu bw'umaringaringa uba wifitemo reba uraje utembagara imba waburaye Surana uzasokoza ubwanwa muri iki cyaro bikavamara. urangiye kugira ngo abakire banyikize bansigira amasambu nyakontorore kuko nyine babonye mfite uburi Nono yigira umunyabibazo. Wagira ngo twe nta bibazo tugira. Gatsinda ntirunavuga. aziko aya ni ikirage Uratera ndi mu atabara na kiroze kutavuga ndi umukobwa mubi ku buryo nicaye i Kigali nk'izindi nkumi bitambe. ubona hungu ari muzima wowe tugende uje kuhanyereka urazana amafaranga ntayuzana tugende ndayaguha ugagenda ntabyo ushaka n'ikindi nakadeni tugende ndayaguha yame tugendane we muri zo witwa mbe nitwa ndi wowe byihore cece witwa uko usa nawe ubwawe no kwitwa twagiye ukaja kuhanyereka none ngewe wampaye amafaranga ajya kuhakwereka tugende ndayaguhereza tugeze mu nzira mu yihe nzira si ubundi iyo sinzi ubundi nzi aho bagurisha inyama abandi ndawe kujegera ashaka korodini nawe Ikwikira. ahubwo korodi nimugoroba njye n'icyo kiwarebere ngo nejagiso cyicaye aho ngaho tugire gutya tubone umukobwa ariko ashobora kuba ari mushyashya muri karitsiye kuko twamubonye amashuka ntabwo twamubonye niba ya jagiso mubonye neza Ndahwereye. Ubu se reka mbibari. ako nizere ko atari guseka kuri guseka icyo kimara Muranyishe mwaba ngo mwagize ute? ujyane kuri bushi nutanga amafaranga ngo uhita wijyana akira rero tugende ubundi iyi ni wowe uko witwa byo si ntibikeneye ahubwo reka nshyiremo udukweto urumva kinza nkujyane kuri bushe yawe mwaba murya imbwa yaba murya ibiki byo upfa kuba si inyama se ni inyama upfa kuba ari inyama si nyama ni inyama wicaye hano rero wari urahari kumera yego reka nzane ikintu bise udukweto waba wicaye aho nzanga kusawa baza kunyereka aho bazigurisha nagenda hanyereke vuba ndahatinya ako jagi nubwo wenda uri umunebwe ako kiriya cyane nabonye kirimo wowe wamubonye mu maso mugabanya amagambo ko mwaje guhinga mwaje kunganira mwarebye ibyo muganira Ubu namwe mufite amaso yo kureba abakobwa beza. Mwebwe uko muri babiri. aho uzo umukobwa no muri uyu mudugudu kuva nabaho mugabanya mbonye umukobwa umeze uzi ukunasa urikora ku kabebe kawe ngo nguri inzobe Reka mbabwire. Umukobwa namenya ko muri gutereta. Namuburiziyo. Ese mwamugeza kuki? twamuhino miri amugeza kuki Yanyu se. yageza guhingana na Yanyu. yageza guhingana na
wenda dushobora kutamuvunisha kuko wenda yaba ari mushyashya. Muve hamwe mu ruhu babyinishe mureke kureba abakobwa beza. Muhinge vuba tujye guhembesha. Narembeze n'ubundi nawe usigaremo mwenye. Urivumbura agiye guhembesha none se ubwo biragenda gute? Nubona ngarutse kukureba yunguza se ngaho usoze we basi. Sozo no murima tujye guhembesha. Haguruka duhinga nawe. Dore umuti utumye agenda ubuse urana ahantu hinga agiye nyine. Umva korodi. Wazuka usoza. No kuvuga uba ufite ubunebwe atogwe je ninge nakita. Ariko nanone ndakibaza ahantu papa yaba yaragiye. Ubuzima buzaranja, ubuzima buzarangira, ubuzima buzarangira, ubuzima buzarangira. Umwenda w'umutima, umwenda w'umutima, umwenda w'umutima, umwenda w'umutima. Asekutina baye sinzima mvu hari njemi maho gusa ubuzima buzarangira. Umwenda w'umutima, umwenda w'umutima. Reba imbere kwire itubona kuko nye sindi kubasha kuba